ni amagambo yawe naba muri twebwe dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Uyu munsi wa none twakiye Yesu umwami n'umukiza ku buzima bwacu. Uyu munsi wa none rero watubwiye ngo duhamagare hari watwumva. Uyu munsi wa none turaguhamagaye Mana, nsenge abantu babuzuruza Yesu nanjye Yesu Kristo ndabasengeye cyane dukora iki gicaniro ndi mu mbaraga zawe ndi munsi y'ijuru. Ndagusabye Uwiteka Imana kugira ngo ugire neza abantu bawe, kugira ngo bahereze uruza bakwifuzaho byose ubibahereza Uwiteka Imana. Bakeneye abana b'umugisha lante kide tukeriye ndabasengeye cyane mwami Imana. Ndi mu gihugu cy'u Rwanda ndasabira abantu bo mu Rwanda umugisha, ndasabira abantu bo hanze umugisha n'izina rya Yesu. Fire umuriro w'Imana lante kide tukeresta ugere ku bwoko bwawe, umuriro w'Imana ugere ku bwoko bwawe, umuriro w'Imana ugere ku bwoko bwawe lante kide tukeriye. Senye ibicaniro bya Satani, senye ibicaniro bya Satani, senye ibicaniro bya Satani, senye ibicaniro bya Satani mu izina rya Yesu. Turakubita hasi imbaraga zishyize hejuru ku buzima bw'abantu. Rekura lante kide tukeresta, rekura Satani, rekura ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Eriye destiny wini kuwa data amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kumva twasangira ibyo kurya bya Mwuka Wera. Imana bahereza umugisha. Katubanze dusenge Imana akanya tugiye kwinjiramo izo kuza kubana natwe. Imana turagushimiye, izina ryawe ntabwo icyubahiro Sami tarumba murara wa Dawidi byiringiro by'umugisha. Turakwinjiza ngo uyu munsi se kuza kuba kumwe natwe, imbaraga z'Imana zibane natwe, Mwuka Wera akomeza dushyigikire, amahoro yawe yamutanga se kuza kubona natwe mu izina rya Yesu. Amen. Mana shimwe rero tugiye gusangira ijambo ryiza cyane rirangaho mu gitabo cyiza cyane cya Yohana ibice bya 15 umurongo wa 7. Umurongo wa 7 kuvuga ngo nimusaba icyo umurongo wa 7 kuvuga ngo amagambo yanjye naba muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Katwongere dusubiremo uyu murongo uri kutubwira ngo amagambo yanjye naba muri mwe musaba icyo mushaka muzagihabwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana rero ni ijambo ryiza cyane. Ese uyu munsi weho wumva ari iki Imana yagukorera? Wumva wabana n'Imana gute? Imana itugire neza cyane. Tugiye kurebera hamwe twumve turebe igitabo cya Yobu ibice byaho ni 5. Twumve nayo Imana iri kutubwira mu izina rya Yesu. Hamagara none aha hari uwakumva. Imana ishimwe. Ni igitabo ni cya Yobu ibice byaho ni 5. Umurongo wa mbere atubwiye ngo hamagara none aha hari uwakumva. Imana ishimwe rero. Kaduhurize hamwe imirongo twumve icyo Imana idushakaho ngo ni iki. Haleluya. Imana ishimwe rero ngo nimuguma muri nge amagambo yanyu akaba muri nge musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riri muri Yohana naryo rero riratubwiye ngo hamagara none aha hari uwakumva. Birashoboka ko uhamagaraga inshuti zawe zikagukumva, ariko ndashaka gushishikariza ngo hamagara Imana uyu munsi wa none yiteguye kubana nawe mu izina rya Yesu. Imana itugire neza cyane kandi irushaho kutwegera cyane. Imana ishimwe rero impamvu Yesu yabwiye Yohana arangije amubwira ngo nukuba muri nge icyo uzasaba cyose uzagihabwa. Nuko yabonaga uko biri kose hari izindi mbaraga ashobora kwiringira ndizimuhereze icyo ashaka. Mu buzima busanzwe arangije amubwira ngo noneho rero amagambo yanjye naba muri wowe cyangwa se amagambo yanyu naba muri nge icyo muzasaba cyose muzagihabwa mu izina rya Yesu. Ngwifurije guhabwa n'umugisha n'Uwiteka Imana. Ngwifurije kugirirwa neza n'Imana. Ngwifurije amahoro ya Yesu kugira ngo muri uyu mwaka murabona ugiye kurangira uyu munsi. Imana ikugurize gukomera, yumve gusaba kwawe, yumve kwinginga kwawe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Birashoboka ko muri uyu mwaka warahinze urarumbya, birashoboka ko waracuruje urahomba, ariko
uyu munsi ijambo rirakubwiye ngo hamagara nonaha hari wakumva. Haleluya. Mana ishimwe rero kubera ko tugiye guhamagara Imana igatwumva mu izina rya Yesu. Birashoboka ko usenze imyaka itari mikeya ariko gusubizwa bikaba byaranze, ariko uyu munsi wa none ndakuzana ijambo rivuga ngo hamagara nonaha hari wakumva. Imana nitugirire neza cyane. Haleluya. Mana ishimwe rero ndashaka gutangariza ngo kugira ngo uhamagare ntabwo bisaba process ndende, ntabwo bisaba inzira ndende kugira ngo uhamagare hagira umuntu wakumva. Birasaba kubanza waca bugufi, numara guca bugufi nuhamagara Imana waciye bugufi, ndakabuza igomba gutabara. Izina ry'Imana ryabwe icyubahiro. Haleluya. Mana nishimwe kandi turushaho kutugira neza cyane. Nawe reba imyaka umaze, hari inzira yabaraciye ku buzima bwawe, ntabwo uko biri kose nubwo wacurusha ugahomba, ariko hari n'ibyo Imana yakoze. Tubaye dushimiye aho igejeje ikora rero. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndashaka gutangariza ngo rero nubwo tubiba turi kurira, ariko ndashaka gutangariza ngo mu minsi mike tugomba gusarura turi guseka. Imana nirushaho kutugirira neza cyane. Nubwo ubiba urira, ariko ugomba gusarura uri guseka uko byagenda kose. Haleluya. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abataka, hari Imana ije gutabara. Haleluya. Nubwo uri kurira muri iyi minsi, ukaba urukurizwa n'ibibazo bitandukanye, ukaba urukurizwa n'ubukene butandukanye, ariko hari ijambo rivuze ngo nuba muri nge, amagambo yanjye akaba muri wowe, icyo uzasaba cyose uzagihabwa. Haleluya. Icyo usabye Imana rero wizeye kandi uyiringiye, icyo ngwisabye cyose wizeye ngo ngomba kugihabwa kubera ko utunze Yesu n'Umwami n'Umukiza mu buzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Nguhamagara none hari wakumva, jyewe ndi gufashwa. Uyu munsi wa none rero ijambo rinyubatse umutima cyane, ni ijambo ringoza ku mutima. Numva natunga Yesu kuruta uko natunga ibindi byose. Imana nidufashe kandi itugirire neza cyane, kandi urushaho kutwegera. Tugiye gufatanya rero igice kimwe cy'umuririmbyi wa 81 mu ndirimbo n'izagakiza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Iri jambo rero ni ijambo ryiza cyane, urikurikirane. Niba ijambo rikubwiye ngo hamagara none hari wakumva, uko biri kose ntabwo uri bukumve ari muyomba wawe, uko biri kose uri bukumve ntabwo ari umuvandimwe wawe, ahubwo ni Imana igomba ukumva. Haleluya. Kadufatanye igice cy'umuririmbyi rero, niyo twaririmba ibice bibiri na nicyo byabitwaye Imana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Unakumva makuru y'umurwa, uri kure hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Haleluya. Niko mvuza imbundu, haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya. Ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Abazaja muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu. Umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya. Ndagusabira ngo wizere Imana. Mu kiriya gihugu kizajyamo umuntu wizeye Imana, kizajyamo umuntu wakoze ibyo Imana ishaka. Imana nitugirire neza cyane, mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadufatanye gusenga rero, twinginga Imana kugira ngo uyu munsi wa none dutunge ijambo ry'ubwenge mu mitima yacu, kugira ngo icyo tuzasaba cyose tuzagihabwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngimara kumva yuko ngomba guhamagara kuko mfite umuntu wanyumva, nishimwe rikomeye cyane. Imana nibagirire neza cyane. Turabashimiye cyane
waba udukurikiye uri mu Rwanda, waba uherereye mu bihugu byo hanze ngo muri Amerika, Australia, hose mu bihugu bitandukanye za Canada, tukwifurije umugisha w'Imana. Hamagara nonaha hari wakumva. Uyu munsi ijambo rije kugira ngo hamagara nonaha hari wakumva. Birashoboka ko umaze imyaka miremire cyane hari ibyo waburiye igisubizo. Uyu munsi none ngo no kwa Yesu uhamagare yitegeye kumva. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Birashoboka ko wahuye n'igihombo gitandukanye, hamagara uyu munsi wa none hari wakumva kugarura curuza bikemera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana nishimwe rero. Lante stande tuke de vodest idra. Uyu munsi wa none Imana ibegere kurutuka imyambaro yanyu ibegereye. Uyu munsi wa none Imana ihire ubucuruzi bwa. Uyu munsi wa none Imana ihire ibiganza byanyu. Uyu munsi wa none Imana ihire inshuti zanyu. Uyu munsi wa none icyo mubasha gukora cyose kizababere kiza mu izina rya Yesu. Bifurije amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana nabane nawe. Uyu munsi wa none ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi w'Imana ushobora ngo ikore igitangaza ku buzima bwawe udukurikiye. Uyu munsi wa none ndumva hari amavuta ari kumanuka ku bantu b'Imana. Ndumva uyu munsi desti edra lempo levine udesta. Ndumva uyu munsi hari neza y'Imana igomba kugera ku buzima bwawe. Ukimara kumva ijambo rivango hamagara none hari wakumva. Uyu munsi wa none mu izina rya Yesu ndumva hari imbaraga z'Imana. Ndumva hari gukora ku Imana. Ndumva hari kw'Imana ugiye kugera ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ikugirire neza, kugira ngo umunsi Imana igushyigikire bya bindi wabonaga byanze gukemuka, uyu munsi wa none bikemure mu izina rya Yesu. Tugomba kuyisaba ikatwemera kubera ko jambo yatubwiye ngo hamagara none hari wakumva. Uyu munsi wa none rero mbahamagariye ijuru. Uyu munsi wa none mbahamagariye Imana. Uyu munsi wa none yivange mu byanyu bagirire neza mu izina rya Yesu. Peria dostine udestai shine udestidera bone kidesti edraine fine udestai. Ndiko kumva Yesu. Imana bagirire neza cyane aho wabuherereye hose. Ngwifurije neza y'Imana. Niyo honesty edrai wabona bingi byayoberanye. Uyu munsi wa none Imana iguhagararire. Lante kide tuke destai. Dusengeye abarwayi uko ndabona hari abarwayi batandukanye bari mu bitaro bitandukanye, bari mu ngo zitandukanye. Mu izina rya Yesu uyu munsi wa none kubera ko duhawe imbaraga zo kuvuga ngo duhamagare hari uri butwumve, kaduhamagare muganga wo mu ijuru. Mana turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Duhamagaye imbaraga zawe, ni wowe muganga wo kuri tuzi. Turakwinginze kugira ngo uyu munsi wa none gere ku barwayi bahagararire, raba ari mu Rwanda raba ari hanze. Turakwinginze kora igitangaza gikomeye, tubatureho uburinzi, tubatureho imbaraga za mbaraga zawe abari zo zigenda zikore. Ntabwo ari twebwe tugaragara, cyuboro cyacu kibure cyaba cyo kigaragara. Izina ryawe rishimwe kuko ushoboye byose. Haleluya. Nibakire gukira mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana nubashyigikire, umuriro w'Imana nubagereho. Izina ry'Imana ntabwo bw'icyubahiro. Lante kide tutestaine boni yasire grelezanse stankeri yeme honesty dry. Hari abantu baba barabuze urubyaro, hari abantu baba barashatse kubyara bikanga, Satani akitambika ku buzima bwa. Tugiye gusengera aba bantu b'Imana nabo babone kugira neza kw'Imana, nabo babone umugisha uturetse kuma. Period destiny wili kuwa Yesu na Yesu Kristo witekanye ingabo. Jambo ryatubwiye ngo ni amagambo yawe naba muri twebwe dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Uyu munsi wa none twakiye Yesu umwami n'umukiza ku buzima bwacu. Uyu munsi wa none rero watubwiye ngo duhamagare hari watwumva. Uyu munsi wa none turaguhamagaye. Mana nsenge abantu babuze urubyaro, Yesu na Yesu Kristo ndabasengeye cyane. Dukurike igicaniro ndi mu mbaraga zawe, ndi munsi y'ijuru. Ndagusabye Uwiteka Imana kugira ngo ugire neza abantu bawe, kugira ngo bahereze urubyaro byo bakwifuzaho byose ubibahereze. Uwiteka Imana bakeneye abana, bakeneye abana b'umugisha. Lante kide tukeriye ndabasengeye cyane Mwami Imana. Ndi mu gihugu cy'u Rwanda ndasabira abantu bo mu Rwanda umugisha, ndasabira abantu bo hanze umugisha mu izina rya Yesu. Fire umuriro w'Imana. Lante kide tukedesta ugere ku bwoko bwawe. Umuriro w'Imana ugere ku bwoko bwawe. Umuriro w'Imana ugere ku bwoko bwawe. Lante kide tukeriye senye ibicaniro bya Satani, senye ibicaniro bya Satani, senye ibicaniro bya Satani, senye ibicaniro bya Satani mu izina rya Yesu. Turakuta hasi imbaraga zishyize hejuru ku buzima bw'abantu. Rekura Lante kide tukedesta, rekura Satani, rekura ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Period destiny wili kuwa
data wa twese urakoze ko haya abantu urubyaro, urakoze ko bagiriye neza, urakoze ko baguriye imbago, urakoze ko bahaye amashimwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rantekide tukedesta turasengera antekide tukedesta abagenda mu mihanda itandukanye twirukanye baruka mu izina rya Yesu. Turasengera aba bashoferi mu izina rya Yesu Kristo, bashyireho imbaraga zawe kuko kwakuze kubegere. Marayika w'Uwiteka Imana giye kwigendera ajye kurivura aine bonesti edrai ndabarasho bashoferi batwara, ahubwo aine bevosire bajye bari kubana na marayika w'Uwiteka wo kubayobora, kwirukanye imbanuka mu izina rya Yesu. Data wa twese dusenge abacuruzi, kwirukanye igihombo mu izina rya Yesu, zabatera igihombo turabyirukanye, ahubwo duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye imbaraga z'ijuru. Lantekide tukeriye kugira ngo abantu bawe babashe kuhaha bagire icyo baronga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze guhaye umugisha abacuruzi, urakoze kushigikiye abashoferi, urakoze kushigikiye antekide tukeriye abari mu bitaro bikuru ndetse n'ibitoya. Izina ryawe nirishimwe, kindana n'ubwoko bwawe rero ubashyigikize imbaraga zawe, kuko kuza kubegere amahoro yawe azatindane natwe mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Mwari muri kumwe na Prophet Jean Dodier, Mana berezo umugisha, irigwane n'Imana, urukundo rw'Imana ubizo gusaba namwe, turi kumwe cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Amen.